Nago ndi inkumi ndi umugore mfite umwana sibyo wait mufite ndabizi ariko uyu gatoya nta na sheri ufite hoya nta sheri mfite ariko amafaranga buretse gatoya shemo none se uzagenda ukunane n'abahungu b'iki gihe uraje uhure n'umwana wenda ufite imyaka 25 imyaka 25 ntago uzi ibyarimo ukuntu bimeze ngiyewe nifitiye umwana ndaza dukundane umwana wanjye aragenda ry'urwo ruravu wanzaniye muzayashaka na shebya none se abasore b'ikigali abayobewe nicyo kibazo cyo kwa umwana w'umuhungu ari ibyukiri wabagahanagura urukweta akaza ari ukubyuka hanagura inkweto naza agiye atiye kumuturanya mu kubita agaparufe yitera aza guhumurira sasa nareza kubwira ati sheri rwose ndagukunda ati rwose nta kintu wanjye nta kintu kuyumvamo icyo gihe biraje bigukonso muteke umugaburire akurya kunywa narangiza akenere na ntuze na wasake none se wasake urumva wayikuye he Hello everyone mumeze mute reka nizere ko mumeze neza rero aho muri hose mu gihugu amajyepfo amajyaruguru birasirazuba birengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali rero nk'ibisanzwe Muranzi ni Shemsa the CEO your girl hanyuma rero n'abatanzi bashyashya no kuri The Youth TV ikintu twabasaba beg mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byiza bitwika bitazajya bibacika nicyo twabasaba kugira ngo n'ibintu byinshi tubateganyiriza ni byinshi twabahaye rero turabasabye n'utarakora subscribe please kora subscribe cyangwa sabone mu gifaransa kugira ngo ujye ubasha kuba wabona ibintu byacu ibiganiro byacu ndetse n'ibindi bitandukanye ducisha kuri channel yacu hanyuma rero ntatinze ntabatindiye ntihari ijambo tutaratangira ikiganiro ndagira ngo mpereze mikoro umuntu turi kumwe uwo nakita nk'umutumirwa bibwire and then tubone gukomeza mwiriwe neza mwese buri muri kundeba banyita Umutesi Shemsa nkuko mugenzi wanjye yakomeje kubibabwira ninjye mutumirwa yatumiye uyu munsi so ndumva nta kintu nababwira usibye kuba namubasubiza tukumva ku kiganiro tugiye kuganiraho tu arakoze umutumirwa wacu yitwa Shemsa she's my name nyine ni umushuti wanjye ni n'umunementi wanjye turitiranwa hanyuma rero ikintu twababwira uyu munsi tugiye kubaha ikiganiro navuga ngo kiraryoshye rero ntatinze ndababwira titre cyangwa umutwe w'ikiganiro nkuko bibona kuri title tugiye kuganira ku kiganiro twakita nka nyine ubuzima bw'abaslay queens cyangwa se tugiye kubyinjiramo tumenye ngo slay queen ni umuntu meze gute ese ni izihe mpamvu zituma abita abaslay queens b'Ikigali baba abaslay queens ndumva ariyo nka titre twaba tugiye kuganiraho turaza kumubaza uko nawe abyumva and then araza kudusubiza uko wabyumva ndetse n'uko abibona hanyuma nyine turaza no kubabwira impamvu zigiye zituma ibyo bintu biba cyangwa se abantu bita abaslay queens natinze rero ntago ndi bubivuge ko mbyumva nyuma ariko ndabanza mubaze ese Shemsa nkawe nkuko gubi Kigali urabanza utubwire first ahantu uba kuko dushobora gusanga ariho hatuma wenda umenya impamvu wenda abantu bita abaslay queens babaho cyangwa se n'impamvu babikora urabanza first ndakubaza ikibazo cya mbere ese abaslay queens wowe cyangwa umuntu w'umuslay queen wumva ari umuntu umeze gute watubwira murakoze cyane ku kiganiro mumbajije ngenekereza wenda ko umuntu wita umuslay queen nekereza ko umuntu wenda wita umuslay queen ni umuntu deja nabyitira n'uburaya so kuba umuntu yakita iryo zina hari ukuntu umuntu abakora uwo mwuga wiwe yamara gutera imbere amaze kuzamuka so kuvuga ko twese tuba abantu bose babarinda ibundi cyo kintu nabonye abakobwa b'Ikigali noneho mana y'icyubahiro ego so jewe ntekeza ko umuntu wita slay queen abarindayo niko byumva niko kuntu byumva cyane pe ego ariko abantu nekeza ko babibona muri angle zitandukanye watubwira impamvu wumva we ko umuntu wita umuslay queen ari indaya watubwira impamvu yaho ngaho twese turi abanyarwanda kandi icyongeyeho twese turabizi yuko slay queen baba ari indaya cyane hari nko twita Shadibu twese
turamuzi ko ari indaya kandi ni nawe muntu wazanye ibintu byo kuvuga ngo njye niko mbitekereza ko nakuze menya ubwenge ari Shadibu numva kandi nkumva ko Shadibu ngo ari indaya. So rero n'abandi bakobwa bose batangira kujya mu mwuga w'uburaya nk'uko mba mbibona, iyo bamaze kugira urundi rwego biyita abasirey queen. Nuko kuntu rwose mbibona. Urakoze cyane. Arakoze cyane Shamsa ukuntu atubwiye uko abyumva. Ya biterwa n'ukuntu umuntu we abyumva, ariko just nanjye ati ko nigeze gusacinga nyine kuri Google. Abantu benshi ni navuga ko ariho dukoresha ngo tumenye ibintu, tumenye wasigaye none nyine ku isi. Nanjye narabisacinze nyine mbona ngo naba drug nabakuzi b'ibyinyo niko nabibonye ngo nyine bakorera kuri social media. Umuntu nyine nkuko hari ikiganiro nigeze gukorera kuri Kasuku Media I think narabisobanuye nanjye barabimbajije numva nyine niko handitse ko ari umukobwa cyangwa se umuntu yamaze gucecura. Nabo barahari abasirey queens b'abacecuru ariko nyine numva ko ngewe abasirey queens mbibona mu buryo butandukanye. Shamsa hari abo nakwita nyine biyita abasirey queens ariko atari uko ari indaya. Ari uko ari iki? Just nyine hari uburyo situseba abakobwa baba basa neza akaba afite imodoka ariko yarabikoreye just. None buretse gato yankubaze wenda nimba nkakugoye gute hambwa ngo umuntu ntago ari sirey queen, umuntu abiwabo nta kandi kazagira. Uri kubyumva? Ejo murahuye ngafite imodoka, ubumva ko iyo modoka yikuye hehe? Birasho hari impamvu nyinshi zatuma abona imodoka. Abagore noneho bo muri iyi minsi n'abakobwa bose. N'abagore se? N'abagore Shamsa. Ukiraho se ugifite mikro nakubaza ukomeje kuri icyo kintu cy'abagore. Hari n'urugero wowe nk'umukobwa utekereza ko umukobwa wakuriye muri ubwo buzima bw'ubusirey queens birashoboka ko yashaka umugabo akubaka ibyo bintu akabireka burundu? Ego ibyo byo birashoboka cyane rwose. Ko hari umunyarwanda wavuze ngo yabaye inturu ntiturara. Oya Shamsa bureka gato mbanze nkubwire biriya bintu birashoboka ko umuntu ashobora kuba yari indaya ariko nabyo bigashoboka biciye mu mpuze eshatu. Hari ukubanza kumenya ikintu cyatumye abindaya n'ukubera iki. So nkanjye Shamsa niba mbaye indaya mama wanjye aba hariya, mfite papa mfite barumuna banjye kandi bose bampahira, icyo gihe nge ntago nashaka umugabo ngo bishoboke kubera yuko icyatumye mbindaya ntago ari uko nari nananiwe, ntago ari uko nari nshonje. So undi ntekereza yuko ubwo icyo ni ku cyiciro cyanjye kuko nge bumva nta kintu cya danger cyaba cyaratumye mbindaya. Ariko we niba uzuka bindaya ari uko wabyaye umwana ukabona bwo bikaba ngombwa yuko ugenda ukabanza ukamusiga iwanyu ukaza ugashakisha ubuzima, icyo gihe wowe uramutse ubonye n'umugabo umugabo mwabana ibyo by'uburayi ukabireka kubera yuko ikintu cyatumye uza ngo ubindaya ujye utanga bakwishure wari ukeneye kugira aho uva ukagira kugeje. Ikindi cya gatatu ukoze ubwo busirey bwawe nta kintu ufite mu bwonko ntago wari bureka n'ubundi kubera ko ikintu cya mbere indaya ziba zisa neza. Ako kantu sinzi ni bamwe mutajya mu kabona. Ariko nanone wamara gusa neza icyo gihe nyine gusa neza ni kwa kundi ukorera amafaranga ukumva yuko ejo uzagenda ukongera ukabona yandi ukumva ko style yadutse uyu munsi ugomba kuyambara, icyo gihe ntago watera imbere rero. So urumva rero umuntu wabaye indaya nubwo bavuga ngo akabaye icwende ntikoga karoga kakana cyangwa ntigashirinuka ariko biterwa n'ibyateye ibyo byose biba. Urakoze cyane cyokora nanjye hari ahantu nemeranya nawe. Hari abantu abasirey queen ko twabivuze akabikora nyine nabyita nk'umuco cyangwa nk'ibintu bimurimo, nta kintu yabuze ntaki just kuko nyine ari kumva ari byo ashaka tu akabikora wa mugani wawe nta bwenge ashizemo ntaki ayo mafaranga yanayabona ntagire ikintu mu marira. Gusa style nyine ntago ari bwiza ubusirey queen cyangwa ibyo twakwita nk'uburaya, ariko hari abantu babikora nk'ingeso nkuko nyine hari abantu banywa itabi n'ibindi nyabyo. Dukomeje rero kuri icyo kintu, ikindi nakubaza ubona mu buzima busanzwe nyine hari ikintu nagitekerejeho kera
navuga gute ntago abaslay queen ka tuvuga abaslay queen tubivuge wenda mu bundi buryo kera wasangaga mu myaka ya mbere tukibyiruka cyangwa se inyuma yacu ntago ubundi bavuga ngo indani n'abantu bazi ubwenge abaslay queen ntago yatwita ntago nzi ikintu cyabaye ahubwo nyine ikintu cyabayeho ni navuga gute abenshi umubare mwinshi n'ufite abana usanga nyine ari bari kujya tubona ama videos ku social media menshi nyine ugasanga mfite abana batatu nago mfite ikintu cyo kubaha ibintu nk'ibyo nyine wabivuga wiki nyine wowe ubona byaratewe n'iki ese uburyo bwo kuba bakikingira cyangwa iki nyine byagenze gute wabivuga iki so ikintu navuga kuri ibyo ngibyo by'abana batwara mada muri ubwo buryo bwo kuba babaye abaslay queen shemu ntago wajya kubonana n'umugabo ngaguhereze bitewe n'ikibazo wowe wasize mu rugo iwawe yego uze akubwira ati ndaguhereza 50,000 wenda wavuye mu rugo nyiri byo ndakumereye nabi uri kubyumva 50,000 muri iki gihe na amafaranga menshi cyane abana bari kubyiruka ubu ngubu 50,000 ni menshi cyane so ntago azaba yageze rero mu cyumba aho bari bateganyirije gukora ibyo bintu ngo agisohokemo yasenkane yasizemo uri kubyumva aho rero iyo ufite ubwenge bucya nyine nawe urabyumva wumva yuko icyambere ari ugukemura ibibazo wasize mu rugo byako kanya mutekereza ati se imbere ko nzi kuri umuntu yakoreye aho ngaho kubera iki ntaciye muri pharmacy ngo mbaze cyangwa se mbaze n'umukobwa mugenzi wanjye urumva icyo gihe gutwara inda ni ihame so rero ibindi navuga ngo abaslay queen ngo baba bafite ngo ubwenge shema ikintu yo kiri bukubeho kikubaho ntabwo ujye umva se abagore babana n'abagabo bafite udupira mu tuboko bagatwara inda of course so nibindi byo kuvuga ngo aba baby n'inda mwazikuramo iki n'iki nanone iyo ikintu kiri bukubeho indiri bugomba ikavuga niyo ikuramo icuri niyo wabigenza gute ntago yavamo ntago iyo nda yavamo urumva rero ikintu cyose kiba kubera igena hari niko mbitekereza ariko ukiraho reka nkubaza kandi kantu ndabyemera ndabizi and nyindi n'umuslamu ndabyemera ko igeno rirakonta cyane ikintu kiri bukubeho uko wabyenda ko turabiza abantu benshi ntago nabimentioninga ko turabiza abakobwa benshi b'inshuti zacu cyangwa se abo tujya tubona akayikuramo asubizamo akayikuramo urumva ariko umwana akanga kavuka ikindi nyine nabwira abakunzi n'abashuti cyangwa se n'abantu bareba TV please guys ibintu byo kuramo inda ni ikintu cyane ni ikintu kibi mubyare umwana uramubyara ntago umwana azana n'umugisha we ni gute wakumva ko wakuramo umwana uzi ko ushobora kuramo umwana wari ugiye kuba itangiriro ry'ubuzima bwawe bwiza nyine bw'ahazaza ntago ari ikintu cyiza hanyuma utukiraho Shemsa hari ikintu nshaka kubaza ni ikintu ntekereza ko kijya kiba ku bakobwa si no kuba ngo umuslay queen gusa n'umukobwa usanzwe bishobora kumubaho ukaba ufite umu boyfriend cyangwa se ugahura n'undi muntu turabizi ba best ibintu mukorana nyine namwe bwanyu murabizi nyine ndavuga nyine muri rusange uramutse iki kibazo cyukubaye uramutse ugize nk'ikibazo ugahura n'umuntu mutari musanzwe muziranye ubu ntago mwizeye mukahurira ahantu bintu n'ugenda kuba ariko akakubwira ngo ntago ndi bukoreshe protection akubwira ngo akabyanga nyine turabizi hari abantu nyine ngo babyanga ntago nzi impamvu babyanga urumva uri muri iyo dilemma uri muri icyo gihe wowe ushobora kubyitwara mutaga ati nge ntago Shemsa ati we nge nakwihera nyine nkuko nari ndi kubivuga hari igihe ugera mu gihe hagera mu kibazo kimeze nka gutyo abakobwa bari kureba iki kiganiro barabizi bajya bahura nabyo ukagira ikibazo nyine ukaba wenda wemereye umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni wowe ubizi wagera nyine aho hantu kaga ati oya nago bikoresha protection kandi nyine ni ikibazo umuntu abatuvuga ngo mfite ejo hazaza hanjye nyine kubaho neza n'iki akakugukubise nk'icyo gisida gusa nyine ni indwara yaziye abantu shemu reka byaza mubwira ikintu abantu n'ukuri ko Imana batazi yego ngiye ikintu nabonye sida mbi n'ubukene yego n'ukuri ko Imana ifite amafaranga ukaba urwaye sida niyo yabigeretse kandi ufite ifaranga yaba ari ingandi guys sida mbi n'ubukene ubundi niba umwana aguhaye amafaranga muhereza kwishyure ukomeye niko gahunda ziba zimeze Shemsa tumuhereza kwishyure urumva nyine buri muntu wese yumva ibintu mu buryo butandukanye kandi umuntu wese bitewe na angire yabonamo ikintu babiterwa n'impamvu urumva wamuganira ushobora kugenda nyine ntuyandurire aho ngaho ariko ukayandurira ku muntu
atanagukunda ari no kukubeshya ntabwo nta mafaranga nicyo kibazo niba tubwiza ukuri basi tubimenye akubwire ngo nibyo ashaka unamwice cyangwa umwishyuza cyangwa se tubwirega wa ashobora no kukubwiza ukuri ntanakwishyura ariko oya ntabwo ngiye wambeshyura uravu gutyo gusa ntabwo Shemsa ugira n'urukundo ese ubundi tukiraho tukiraho nyine wowe ndashaka kubaza ubundi wowe ufite umukunzi hari igihe abantu baba bari no kukureba akayana kwikundiye n'iki wenda aho ndahasubiza nitonze sibyo yego nta mukunzi ngiye mfite nta mukunzi mfite gusa ikintu cya mbere ngiye nkunda n'umuntu wese uri bunkunda bimenye amafaranga niyo nkunda kuko igihe ni amafaranga sibyo igihe ni amafaranga Shemsa waba ugiye gukundana n'umuntu mwazanayashaka nare shemu aka kanya umuntu uri buze wenda akunda ntaze kunyibeshyaho ntabwo ndi inkumi ndi umugore mfite umwana sibyo wait mufite ndabizi ariko ni gatoya nta na shemu ufite hoya nta shemu mfite ariko amafaranga buretse gatoya shemu none se uzagenda ukunane n'abahungu b'iki gihe uraje uhure n'umwana wenda ufite imyaka 25 imyaka 25 ntabwo uzi ibyarimo ukuntu bimeze ngewe nifitiye umwana ndaza dukundane umwana wanjye aragenda ry'urwo ruravu wanzaniye muzayashaka na Shemsa none se abasore b'ikigali abayobewe nicyo kibazo cyo kwa umwana w'umuhungu ari ibyukiri wabagahanagura urukweta akaza ari ukubyuka ahanagura inkweto naza agiye atiye kumuturanya mu kubita agaparufe yitera aza guhumurira sasa nareza kubwira ati sheri rwose ndagukunda ati rwose nta kintu wanjye nta kintu uri kuyumvamo icyo gihe biraje bigukonso muteke umugaburire akurya imitsi narangiza akenere na ntuze na wasake none se wasake urumva wayikuye he sibyo se wasake yavuye ntiwariye we aje kukurya imitsi please ngenda shaka amafaranga yonyine ubundi ayo mafaranga yanushaka kuyanzanire nyahahemo tuyasangira ariko menye ko umwana wanjye nawe arimo turimo turasangira urwo nirwo nteteza ko ari urukundo ariko urukundo rwo kubyuka buri gihe telefone yanjye ngo morning baby ngo waramutse widi baby sambo barayirya se baby oya baby urayigaburira umwana wawe ejo urayishyurira mu mwana urayiguramo agapira keza se nkako wambaye kandi cyambere yagiye kunkunda ariko yabonye nsa neza sibyo ntabwo yagukunda udasa neza nawe wese n'uruhinja sibyo se oya rwose umuntu bumva nyikundiye rwose abyumve ko umuntu mu byumva umuntu uzakunda Shemsa nyine agomba kuba afite ikofi hanyuma Shemsa turacyakubaza hanyuma nyine ndabyumva Andre ya uburyo wumvamo ibintu turayumvishe nyine ndabyumvishe kuri na single guys murabyumva ko murabyumva namwe hanyuma Shemsa aracyamumaze se nyine ubu nta mukunzi ufite ariko se wawe ufite nk'aba ex bangahe se basi nk'umu ex umwe mwaba mwarapfuye icyo watubwiye sinzi ntago nabyibuka icyo twapfuye ariko ubwo ibyo ari byo byose twapfuye ko nta mafaranga nicyo kintu ndi kwiyumvamo cya mbere kuko ntago ndakunda ngo nkunde nyine numve yuko byadanje ari byadanje ntatekereza ifaranga nukuri kw'Imana yego ariko Shemsa aho nawe wawe utoke kuva utangiye gukundana umuntu wese Shemsa nago byawe buretse gatoya Shemsa ko nzi umuntu wakunze Shemsa tubwize ukuri hano turi kuganira n'ukuri nta muntu nakunze pe Shemsa urimo kumbeshya ntago nabeshya ngo mbeshye n'abantu badukurikiranye n'ukuri nta muntu nakunze hanyuma Shemsa nago atubwiye umubare wa ex bawe ariko umubare wa ex wanjye cyane ntago uzi ni munini ku buryo umubare wa ex wanjye ni mwinshi pe ntago namenya ngo ninde ni nk'ijana oya ntago ijana ryo rigeramo ariko irumva ntago byaba ari ngombwa ko nabivugira ahaga Shemsa ariko uduciriye none se kamubaze nyine basi tubwe ni wenda hagati y'100 na 200 hagati ya 50 oya ari ibyo byo kuvugisha ukuri so nta n'impamvu yo kunababeshya ndatekereza baparika n'amakamyo nka hariya wenda nabo ntibarangire Shemsa amakamyo ntago yarangira ku Shemsa ntago watubwiye basi umwenye watubwiye ngo mwapfuye amafaranga Shemsa mbabare tubwiswe somaje kutubwiza ukuri se kuri icyo ngicyo tubwiza kuri umuntu wakunze anabyumve basi numuvugize tubwete ngiye nakunze umuntu umwe ndamukunda ko
wenda impamvu zimwe cyangwa izindi zituma tudakomezanya ariko tubwiza ukuri kabisa ubutumwa wenda buranamugeraho n'iki n'iki. Ntago mbizi wenda nimba ari buze gukurikira kino kiganiro gusa ntaza kugikurikira ndatekereza ari bwiyumve. So nigeze gukunda nta nubwo ari na kera n'ejo bundi muri covid igitangira. Yego. Nanjye nyine ndakunda nk'abandi bose icyo gihe nta n'amafaranga natekereje. Ibaze ko umuntu ashaka kurenze n'amafaranga natekereje ariko urabizi nyine ibintu by'abantu muba musanzwe muturanye bafite ukundi kuntu bakuzi ntago byakoroha ko umwana ugifite se na nyina bakemera yuko uriya muntu kubera ko bamuvuga kuriya ngo ni seyi ntago bakemera yuko mwakomezanya. So rero ibintu byabayemo nyine ababyeyi nyine batumye dutandukana umwe wese aracabayinga ndacabayinga none se siba babyumva Shemsa ubwo mwatandukanye koko twararekanye n'ukuri nta nubwo duherukana. Shemsa ibyo bintu ntabwo nabyumva nta nubwo nabyemera. Shemsa uri kumbeshya nyine kamubaze wari utubwiye nyine ngo umwe sibyo wari watubwiye ukuntu nyine amafaranga n'iki hari ibintu bajya bavuga no ari umusire queen n'undi urenze hano mu Rwanda bivuze ko nago na mentioning ariko yaratubwiye ngo yaravuze ngo umusire queen wese ahava kagera nyine ko nawe aba ari umuntu kandi arakunda. Yaratubwiye ngo umusire queen aba afite umubare mwinshi w'abanakura ariko afite ngo twakwita nka backup. Uwo ngo nyine abagabo I think ko abasire queen akenshi bahura n'abantu babaruta ko burya abariga abantu bakuze nibo bafite amafaranga nyine nibo abasire queen navuga bajya gukura. Hanyuma rero yaravuze ngo ufite babandi ukura ariko ufite umwe ushobora kuba ukura none ukanayamuzanira ariko ngo niba n'iki ngo neza nyine urumva uwo ngo nyine ngo akabari nabyita gute ndumva bimeze nkaho aba ari sugar mami. Oya nyine umusire queen yafite amafaranga aba afite ubwo uwo arutaho kuri we byanze bikuze no mu myaka bamuruta sibyo. Rero icyo gihe ukuntu wabyita ni sugar mami wenyine. Nimba ngiye nakunze uyu musore se nkaba namukunze nkamenya ko yambara 43 cyangwa se 41 nkatangira kumugurira ibintu icyo gihe nawe ababibona. So niko kuntu rero mbitekereza. Nyine niko bakunda kuvuga agasanga afite uwo muntu uwo mwana w'umuhungu cyangwa se uza nyine mu gihe kuko biriya bifata nk'akazi abasire queen biriya bifata nk'akazi aba ari nk'akazi noneho we n'iki urumva uwo nguwo cyakora ashobora no kugenda agashaka amafaranga hanyuma akagira nawe ayamuha cyangwa se akamugura inkweto nkuko nawe uhoze ubivuga akaba abuze ukuntu bivuga neza urumva ariko nyine ni ikibazo nese ngiye nakubaza hari ukuntu nyine kuri abaje muri bari abantu yarushye ni kuko nyine atakumva wumva nyine ubyumva ute nago yakumva navuga gutahaze nyine biri abakora turabana kuri ko turabizi nakuno yakumva bazo nyine kurya atakumva yagira urukundo akumva atakumva yagira uwo ngo nyine we yumva akunda ko atamuha oya akumva ko nyine akabifata nk'akazi then bikamubowa ntabe yagira uwakunda nyine noneho nawe yahana amafaranga akaza nyine nawe noneho akabikora atari kuvuga ngo ni akazi. Hoya shemu nagaruka ibintu biba bimeze niba ngiye ndi sire queen nkaba mfite abagabo nanjye banduta bampereza ayo mafaranga byanze bikunze nanjye bafite undi mwana w'umusore nkunda kuko ntabwo naba niriwe mu basaza ngo nongere ntahe no mu basaza ubwo sibyo bintu murumva abasaza ariko ngo nta nubwo aba ari wane ntago mbizi ibyabo ntago mbiziho cyane ariko ni urugero ndi kushaka kumvikanisha n'abakunzi bacu bari buze gukurikirana kino kiganiro. Ntago waba wiriwe waryamanye n'umuntu ushaje ngo wongere utahe no mu rugo usange umuntu ushaje. Ibyo ari byo byose nyine ubukeneye uwo mwana uri buze gukora iki babyita gupfubura. Shaka cyita gupfubura uri buze gukora iki kugupfubura nyine nawe ukumva umeze neza. Ya rero mwabyumvishe ibintu byaryoshye no kuri DSTV nkuko twabibabwiye nyine na ikiganiro ndabizi neza ko cyabashimishije kandi kiri gukomeza kubashimisha. Hanyuma nyine icyo nabyita ko turi mu gusoza ndashaka Shemsa nyine agira ikintu abwira abantu bakurikira DSTV ariko noneho abwiye n'abasire queen muri rusange nyine ubwo afite icyo babwire niba yababwira ati
mujye mushyiramo ubwenge cyangwa n'icyo afite ari butubwire nyine ababwira ati mu byo mubigenza gutya shyiramo ubwenge n'iki gutyo nyine atubwira then dusoza ikiganiro cyacu natubwire nababwire icyo nabwira rero abasirey queen bose wenda bari buze gukurikira iki kiganiro icyo nababwira bose turi abantu bakuru kwa muganga harahari niba uhuye n'icyo kiba niba wumva yuko utashobora yuko ego komana y'icyubahiro niba udashoboye gukoresha agakingirizo please jya kwa muganga dore hari utuntu bajya bashirama batubashirire ntago ngafite naherekanaga so bakabashiremo nk'akimyaka nk'itatu cyangwa 2 ubundi uzuryoshye ariko nyine bagutera sida ntago arishe musuko je nago ari kuvuga mu byananiye nyine abo byananiye nimba ushoboye gukoresha agakingirizo nanjye ndagakoresha ntago nakiroha ku myaka mike yangu ariko nibyo pe buri muntu wese rwose wumva atayirara nkuko nanjye ntayirara rwose ipaki ya kondo mu rugo iwe cyangwa se ayoboke kwa muganga bamukorera umuti ubundi hatwike dore ko banafunguye n'utubari butugiye kuhatwika ni saa 5 okay murakoze cyane rero kuba mwari mwongeye kunyakira ahangaha ni n'ubwa mbere bari bahanyakiriye gusa ndabashimiye uzanagaruka abantu bose muri buze kunkurikira abashimiye arakoze cyane rero yitwa Shemsa ni umutumirwa wacu yahatwitse yazagaruka ni inshuti y'umuryango ni inshuti yanjye cyane ubwo azagaruka kandi Shemsa arakoze cyane ku kiganiro duhaye abakunzi ya think ko bazabyishimira icyo twababwira rero icyo nanjye nababwira from my side niba ufite waragiye muri iyo nzira shyiramo ubwenge niyo waba uri muto cyangwa ari mukuru ufite vision ntukajye ubyishoramo nyine ngo wiyibagirwe yababwiye ko kwa muganga hari amafarumasi menshi arahari mujye mwirinda mushyiremo n'ubwenge ubu rero reka duhure ubutaha mu bindi biganiro mwakoze cyane gukurikira The Youth TV ni the CEO yo girl hanyuma umuntu nkuko nabibabwiye ntangira umutarakora subscribe uzacika ibintu byinshi cyane narababwiye mu kiganiro cy'ubushize dufite programs zigiye zitandukanye apart y'ibi biganiro twicara n'abantu tukaganira nabo cyangwa se ngiye bwanjye nkaza nkabaganiriza dufite program yo kujya mu duce dutandukanye tukabashakira amakuru tukabashakira abantu baza bakaduha ubuhamya bwa true story ku buzima bwabo cyangwa ku bundi buzima bagiye bahura nabwo n'abandi bantu please beg ni utarakora subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa kanda naho hasi naho nakajambo k'umutuku kugira ngo ibintu tazajya bigucika and then ukane kukazogera kari ku ruhande kugira ngo ujye ubona notification every time twa-uploading ikiganiro cyacu reka duhure ubutaha rero ndabakunda cyane I love you bye ndarushye